igice cya 14 kuko twabiganiriye nimugoroba igitabo kijyahishuwe umwana w'intama nabo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Hariya turasangaho ijambo rigenda rigaruka rivuga ngo nuko ngiye kubona. Aya ni amayerekwa 7 tugiye kuganira atwereka iby'Imana yahaye umugaragu wayo Yohana. Nuko ngiye kubona n'iryo jambo cyane rigenda rigaruka muri iki gice cya 14 n'icya 15. Agenda avuga ngo ngiye kubona abona ibintu bitandukanye. Umurongo wa mbere uravuga ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni. Umurongo wa 6 nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru. Umurongo wa 14 mbona igicu cyera no ku gicu mbona uwicayeho asa n'umwana w'umuntu. Ku gice cya 15 umurongo wa mbere mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza. Umurongo wa 5 hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema no guhamya ryo guhamya. Rero ahangaha rero turareba ayo mayerekwa yiwe ibyo yabonye. Icya mbere iyerekwa rya mbere Yohana yabonye hano nuko yabonye abantu 144 ku musozi Siyoni. Yego. Ejo twasoje ijoro ribi riteye agahinda ukuntu risimbuwe n'umuseke mwiza bacu. Kakwa kundi kwizuba riza nyuma rizana n'umukororomza nyuma y'imvura nyinshi. Noneho nyuma ya nyamaswa twasomye ku gice cya 13 ukuntu yagiye yishushanya n'intama. Turaza kureba noneho habonetse umwana w'intama bwite umwana w'intama w'Imana ari ku musozi wa Siyoni. Haleluya. Amen, amen. Naho mwisi abari mwisi bo bari mu butegetsi bw'ubwoba bwa se w'ibinyoma. N'ijuru hazataraka ijwi ry'amashimwe mu kanwa k'abatarigeze babonekamo ibinyoma. Uya murongo wa 5 uravuga ngo kuko ari abaziranenge. Ureke gusome iyo mirongo Yohana yabonye umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 w'igice cya 14. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ngo hagararanye n'abandi 142 ngo bafite izina ry'Imana ya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma ngo kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ngo ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru. Ngo nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babandi 144 ngo kuko bacungwe bakurwa mwisi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama ahajya hose. Ngo bacunguriwe mu bantu kugira ngo babumuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Ngo mu kanwa kabo ntihabonetse ibinyoma kuko ari abaziranenge. Haleluya. Amen, amen. Mwiza cyane. Ndashaka ko iyi mirongo ariyo tuganira uyu mwanya. Aba bandi 144 bavugwa hani bande. Bamwe baravuga ngo n'abayuda bazaba bari i Yerusalemu. Bazaba baratuye muri Israel nibo bazaririmba iyo ndirimbo bagashaka kubashekerera cyane no kubavugaho amagambo akomeye. Bahabarerekana ko azaba ari ku ngoma ya Mesiya harya mu ngoma y'imyaka 1000. Aba bantu ngo bazahabwa kubana n'Imana bayegere cyane. Amen. Icyo gihe gusoma ngo azahabwa hariya amahanga nk'umurage. Zaburi ya 2 umurongo wa 6 nije wimikiye umwami wanje kuri Siyoni umusozi wanje wera. Nsaba nzaguha amahanga ngo be umwandu wawe nabo kumpera y'isi ngo ubatware. Aya masezerano yose ya Mesiya mwene Dawidi azasohora yose ku mugisha w'urubyaro rwa Aburahamu
ubone kugera no ku bandi bose. Bazaririmbira amashimwe ku musozi Siyoni bafite ishusho y'abari abakobwa b'i Siyoni. Nubwo Yeremiya 18:13 yavuze ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati mubaririze mu banyamahanga ko hariho uwigeze kumva ibimeze gutyo. Umwari wa Isirayeli yakoze ikibi gishishana. 33:4 yamavuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isirayeli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino y'abanezerewe. Garuka wa mwari wa Isirayeli we, usubire muri ya midugudu yawe. Amaganya ya Yeremiya 2:13 yamavuga ngo kuko bazezwa ibicumuro byabo. Zekariya 13:1 aravuga ngo bazasiburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda yose. Ntibazagira ikinyoma mu kanwa kabo. Nicyo gituma Sefaniya 3:13 arahanura aravuga ngo abarokotse bo mu Bisirayeli ntibazakora ibibi habe no kuvuga ibinyoma, n'ururimi ruriganya ntiruzababoneka mu kanwa kabo, ngo kuko bagaburirwe ngo bakaryama ari ntawe ubakanga. Haleluya. Amen. Aya magambo nayasomye ndaryoherwa, ngo nje gufungura nusanga umugabo umwe ahayasenga ayavuga ngo mana we, ngo waratubwiye ngo n'ubu hari abazamutse Kitavi, ngo hari uko wababwiye ubura Imana iracyari yayindi uko yarejo nikiri none kandi nikizaho. Ivuguruza uzongera kumva amashako, tuzongera tuzamuke gataka n'agafinda, tuzongera duture mu minembwe, tuzongera turirimba indirimbo kuri Kitavi. Umva, Imana niyivuga, Imana izarema ibishya, impundu n'ingoma, amabwiriza azongera yivuge. Haleluya. Humura. Imana izongera ikora umurimo wayo. Abandi bakavuga ko 144 by'abayuda nibo bazajya i Siyoni yo mu ijuru. Aba bavuga ko ari bya 144 twabonye ku gice cya 7 bazaba barimo kwiyegerezwa bageze mu ijuru, dore ko bacunguwe mu isi, bazinzizwa mu ijuru bavuye muri wa mubabaro ukomeye wo mu isi. Mbere y'umwana w'intama baririmba indirimbo nshya, intego n'amagambo bazaririmba tuzabireba ku gice cya 15. Abandi bakavuga ngo ibi 142 n'amahanga yose azisanga muri Siyoni yo mu ijuru. Aba bahuza neza bijya 144 zo ku gice cya 7, noneho bakabihuza n'aba ngabo ku gice cya 14. Bakavuga ngo abo n'abacunguwe mu isi bakize umubabaro ukomeye cyane. Biragoye gusa kubahuza n'itorero kuko bamwe bazaba batarapfa, ariko nyuma yo gupfa Bibiliya irerekana ko abizera bose ari abakera, ari abavuba, ari abisezerano rya kera, ari abisezerano rishya, bazahurizwa mu rugo rumwe. Amen. Pawulo avuga urwandiko rwa 2 rwa Bikorinto 5:8, nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Pawulo yamabwira Abafilipi igice cya 2:23 aravuga ngo ariko niba kubaho mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Ariko kugira ngo mwumve neza aba bantu narabakunze cyane. 142 bihuriye ku magambo nk'ari, reka ariyo tureba cyane. Ijambo rya mbere twasomye umurongo wa 3 havuze ngo bazaririmba. Mbega ngo rebera kamushosha aririmba, bazaririmba. Desire ngo muza kuririmba, wa mukobwa wari kuririmba mukana, bazaririmba, bazaba bashoboye kuririmba indirimbo y'umwana w'intama. Haleluya. Bazaba bafite ijwi nk'iry'amazi menshi, ijwi ryo mu ijuru, ijwi ridasarara, ijwi rivuga nk'inkuba. Haleluya. Bazamuka kuri icyo kintu kuririmba. Sifate Mungu. Haleluya. Abaririmbyi bacu ngo bazaba bahagaze ku nyanja y'ibirahuri.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yabonye ya nyanja y'ibirahuri, ni ukureba mu nyanja itemba ukabona hasi ukazubona ibiri imbere. Ni inyanja yabuze uko ayigereranya. Yewe yaratubwiye ngo ntabwo ari ibirahuri, ntabwo ari ibirahuri tuzatubona, ngo yabonye iyo nyanja ngo isukwayo irenze ibirahuri. Ariko Yohana ntiyavugaga ikintu kitaboneka mu isi, aravuga ngo yasaga n'ibirahuri. ngo bamaze kunesha ya nyamaswa kuko banze kuramya cya gishushanyo cyayo. Icya gatatu twasomye hari havuze ngo bazaba ari abari. Bazaba ari abari, suko bazaba batarashatse, suko batabaye abagore cyangwa abagabo, cyangwa se ngo babe ari ingaragu. Oya, ahubwo n'abitwaye neza bakaza kwirinda mu gihe cya bwa busambanyi bwa Babuloni ikomeye. Mwumve ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntibubatse ingo, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abagaragu. Oya, ni abantu bakabije kwizera. Mu gatabo k'Imana y'imperuka barabashije ngo se abo bantu bagiye ni bande? Ngo barabareba ngo baravuga ngo ni ba bantu ngo bakazaga kwirinda no gusenga, barakazaga. Cyagiye bavuga ngo nawe warakabije, abo nyine bakabije. Haleluya. Ukaza kwirinda. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Wirinde wongera ukabye. Abo bantu ngo nibo bazabasha kuririmba kandi birinze ubusambanyi bwa Babuloni. Zadusoma hariya mu Byahishuwe, hariya kuri ariya matorero ukuntu bamwe bariye indororano bagasambana bagakurikira inyigisho za Balamu washyize igisitazi imbere y'Abisirayeli. Ahubwo abagabo n'abagore bakomeje kwirinda, bameze nk'abakobwa batanu b'abanyabwenge bashyize amatara yabo bakomeza kuyabera amaso, amavuta ntiyakama mu mperezo zabo. Nibo babandi Pawulo yabwiye mu Bikorindo 11 urwandiko rwa 2 ngo ndabafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, ngo kuko n'abakwereye umugabo. Haleluya. Haleluya. Bashingire bumeze nk'abari yewe murumwari, nawe mugabo, nawe mukecuru, nawe mama, Imana ikurebye. Pawulo yabonye uri umwari. Haleluya. Uri umwari, uri umwari, uri umukobwa, uri umugeni, uraritswe, uri mu gakinga, uri mu gakinga. Pawulo yamavuga ngo zamubashingire mumeze nk'umwari utunganye, utagira ikibazo, irreprochable, asiye laumika. Ngaba rero n'abantu n'abera n'abaziranenge n'abantu b'Imana. Yavuze ngo bazakurikira umwana w'intama, ngo hazaja hose bazamukurikira bameze nk'intama zikurikira umwungeri wazo. Niba abandi bageze ikirenge mu cya Kirisitu, bakunze umwami Yesu kuruta amagara yabo, babona agaciro, bacunguriwe mu bantu kubw'imbaraga z'umusaraba wa Kristo Yesu. Cya gatanu zavuze ngo bacunguriwe Imana kumuganura ku Mana. Niba bazaba ari abambere bazaba bazamutse kuko Kristo yabaye umuganura. Abana 142 bazaba ari umuganura, bazaba ari irimbuko. Gatandatu ngo ntibazavuga ibinyoma. Ariko Mana we, natekereje ukuntu abantu bari gukubesha. Murabona hariya twabonye ku gice cya 13 umuhanuzi w'ibinyoma yategetse abantu kwemera ibinyoma bye no kubivuga. Ariko iki gice cya 14 ariko naraye ngikuze bana yanjye, Imana yateguye ibihumbi 142 bizavuze ibinyoma mu kanwa kabo, bazakomeza kuba bizeye. Haleluya. Ukuri mu gihe ukuri kuzaba kuri ko gukandagirwa, ariko bo ngo bazaba bahagaze neza bakoresha ukuri muri byose. Mureke kuvuga ukuri bagaragu b'Imana. Wirinda ikinyoma. Mu Byahishuwe 21 mu murongo wa 8 hariho ibyaha 8 bikomeye bizatuma abantu baja mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Harimo ibyaha cyo kubesha, ngo n'abakunda kubesha bakabikora. Ujye wirinda ikinyoma, uvuga ukuri. Haleluya. Haleluya. Ngo bazaba ari abaziranenge,
Amen. inyangamugayo ireprochable bazaba ari abera bo mu isi imfura Amen. imana yacu ihora yishimira Amen. umunsi yesu azerekanwa abera bose bazasa nawe bazashyira Amen. kera bishimira umurimo yesu yakoze wo kubacunguza amaraso ye Amen. iyo ni iyerekwa rya mbere iyerekwa rya kabiri riri ku murongo wa 6 mu kwamamaza ubutumwa bw'iteka nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru ngo afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bose bo mu mahanga n'imiryango n'indimi n'amoko avuga ijwi rirenga ati mwumvire ijambo ukuntu yababwiye ngo nimwubahe imana muyihimbaze kubera igihari kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko imana yagiye ivugana n'abantu mu nzira nyinshi nk'uko dusoma mu baheburayo icyo cyane umurongo wa mbere hari igihe yavugiye mu kanwa k'abamarayika cyagiye yazaga ivugana na ba Aburahamu ikavugana n'abandi ikavugana na ba Petero ikabayobora imana yavuganaga n'abamarayika kandi muri bo n'imana nibo yatanze amategeko imana yakoreshaga abamarayika turasanga rero kuri none imana irakoresha abantu gutanga ubutumwa bwayo muri bibiliya mbaye nkora imana irakoresha abagaragu bayo imana irakoresha abakozi b'imana haleluya nanjye ko mbonye uwo mwanya ikanguresha kugira ngo nivugire nawe yaraguhaye umwanya nitwe imana ihaye igihe amen itorero rizazamurwa rivuye ku isi za 144 by'abisirayeli bazamamaza ubutumwa bw'ishobora byose ariko marayika uringanije ijuru azabushimangira cyane nicyo gihe abamarayika bazongera gukora umurimo wabo mu bisirayeli kuko bakoranaga n'abahanuzi n'intumwa kera abamarayika bazamanuka kakwa kundi bazaga basanga ba Manowa bariko bahinga kakwa kundi ba Zakariya kakwa kundi bazaga bagasanga abamarayika bazaza ku mugaragaro baboneke niko ijambo ry'Imana rihaye rivuga hano bazaba baje kugira gute uyu marayika wamamaza ubutumwa ngo ni ubutumwa bushya ariko nsoma mu gifaransa akavuga ngo ni bonne nouvelle ni ubutumwa bushya ubutumwa bushya imana yizeye ubutumwa bushya yibitseho imana yareserve ubutumwa bushya buri gihe ku bantu igihe cyose abantu bagezemo imana ibafitiye ubutumwa ahangaha buri bantu bose bo mu gihe cyabo hari ijambo twavuze hariya ngo ubutumwa bw'iteka hariya twasomye ngo bababwira ubutumwa bw'iteka nuko mu isezerano rya kera imana iyo ivuga ubutumwa hariya ivuga ubutumwa bw'ubwami ubutumwa bw'umuntu n'ubutumwa bw'iteka ryose yohana umubatiza yavuze ubutumwa ku bayuda yajyaga ababwira ngo ubwami bw'imana buri hafi ubutumwa bw'umwana w'imana yakomeje guhamya no gushimangira ubwami bwegereye abantu kuko ubwami bwe buri hafi yagiye yamamaza amategeko y'ubwami igihe yesu yari ku isi soma muri Luka 10 umurongo w'9 aravuga ngo muje mu midugudu yose aho muzagera bakabakira burya ibyo babahaye ngo kandi mujye mukiza abarwayi ngo mujye mubabwira ngo ubwami bw'Imana bwabegereye ubwami bw'Imana bwabaguye gitumo yewe yashimangiraga ubutumwa bw'ubwami ariya ku musozi Matayo 5 kugeza kuri 7 ariya ni amahirwe ni amategeko y'ubwami hahiriwe abagize byahiriwe ni ubutumwa bw'ubwami kugira abayobozi b'Isirayeli mu by'umwuka banze umwami Mesiya nibwo yahindukiriye abanyamahanga kandi yari afite ubutumwa bwabo bwiza bwihariye nibwo butumwa bw'umuntu butagenewe ab'Isirayeli gusa ahubwo bw'abatuye isi yose ariko ubutumwa si ubw'iteka kuko nubwo gukwiza ubuntu bw'Imana kandi bufite igihe bwagenewe mwibuke Yesu yinjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo ararambura 61 arasoma yamavuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri cyo icyo cyatumye asigira kugira ngo mbwiriza abakene ubutumwa bwiza
yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, kandi no kubohora ibisenzege no kumenyesha abantu iby'umwaka agiriye imbabazi. yamafunga igitabo ntiyasoma umurongo ukurikira muzawurebaho muri Yesaya 61. uravuga ngo n'umunsi Imana yacu izahorera mu izigo. iryo jambo ntabwo Yesu yarivuze, ntabwo Yesu yasomye iryo jambo. murebe hariya na Luka 4:8. oya, ahubwo ryari ritaragera igihe, twari tukiri mu gihe cy'ubuntu. none iryo jambo ararireserve, ariko uyu marayika azaza kuvuga ubutumwa bwe kwerekana bw'iteka kwimanije guhora inzigo. Haleluya. Igihe kizaba kigeze. kuva mu itangiriro igice cya mbere, ubutumwa bwagiye butangwa nuko abantu bavuga ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. nibwo butumwa buri muri Bibiliya. kuva mu itangiriro ukagera mu Byahishuwe, ubutumwa bufite intego imwe gusa: nimwubahe Imana muyihimbaze ngo kuko yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Haleluya. Ubutumwa tugomba kujyana mu isi, bavandimwe. umunsi y'umumarayika azatangaza ubutumwa, azaba asoje rya jambo Yesu yavugiye ku musozi. kandi ubutumwa bw'ubwami bumara kwigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, niko imperuka izahera ku isi. urumva ibintu biraryosha imbere yemwe abantu, yemwe nimureke dukomeze tuganire, biraryosha. igihe Kristo azavuga ibyo gutuka Imana, nibwo marayika nawe azavuga n'imbaraga ubwiza bw'Imana ku isi. ubutumwa hariya ntibuzareba gusaba ingoma y'imyaka 1000 cyangwa se ku ngoma ya Mesiya, ahubwo ubutumwa bw'iteka, kuko hazaba hagiye gutangira ubwami bwa Yesu Kristo, ubwami bw'iteka n'iteka ryose. marayika azavuga ngo ntabwo bazemera nubwo marayika azamanuka, ntabwo bizaba kwa kundi kw'intewe ngo bazihana. hariya 9:20 ry'Ibyahishuwe, nyamara abantu basigaye ntibarakihana imirimo yabo y'intoke zabo ngo bareke gusenga ibigirwamana n'abadayimoni. urumva marayika yamanutse ko aravuga nubwo azaza. hari abantu benshi baza basenga ngo marayika ntabwo, nubwo yoza abantu batumva, abatatwumva, abatarumvishije Mwungurana Kajabika, abatarumvishije Mudagiri, abatarumvise Mutanga, abatariko batwumva, muragira ngo marayika namanuka bazumva? nimubabwire. Haleluya. Amen. abakozi b'Imana benshi abatari kumva inyigisho za rusingizwa, abantu batumva inyigisho za bitebetebe hano, beze mubwira ngo bababwize iki? ariko Revera ndagukunda mpa. Revera yasenze isengesha, azasenga akavuga ngo da kama numva ikiniga ndarize we. kubona umusaza w'imyaka 80 ahaye avuga ngo da tubyumve ukabisuzugura. ariko Mana yanjye, aba bantu tuzababwiza iki Mana we? abantu bari kumva ubu butumwa bakinangira yababaye cyane. iyerekwa rya gatatu ni ugutangaza kugwa kwa Babuloni, iri ku gice cya 14 umurongo wa 8. marayika wundi wa kabiri ngo akurikira ati iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga zayo, ariyo riba ry'ubusambanyi bwabo. uyu marayika aravuga kugwa kwa Babuloni uzavugwa ku gice cya 17 n'icya 18. hariya biratwereka iki? itangwa kubera iruba ry'ubusambanyi yakwize mu isi. tuzareba iyi Babuloni ukuntu izagwa ku gice cya 17, turebe ukuntu cya 18 izagwa. hamwe hazagwa amadini, ahandi hazagwa ubutegetsi bwo mu isi buzagwa. marayika uvuga kugwa nyine kw'amadini na politike z'isi. nibuke ko hariho Imana hari aho yavuze, twasomye kare, haravuga ngo ishyano. yavuga iki? imivumo 3 isi izahura nayo. kugwa k'uyu Babuloni tuzamureba tugeze ku gice cya 12. iyerekwa rya 4 rizaba kuba zaramya ya nyamaswa n'abapfiriye mu mwami wacu Yesu. uzaramya ya nyamaswa ni uzanywa ku nzoga, ariyo mujinya w'Imana idafunguye mw'amazi.
mugacuma k'umujinya wayo. Kandi yaravuze ngo aha niho kwihangana kw'abera kuri, ngo bitondeye amategeko y'Imana, ngo bakagira kwizera ngo kwa Kristo. Naratangaye ngo bakagira kwizera ngo kwa Kristo. Muzi ko Imana ishaka ngo twizere nka Yesu. Yesu wavuze ngo nugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo uzabwira umusozi ngo shinguka ugende. Numva gira kwizera ngo kwa Kristo. Aha niho kwihangana kw'abera kuri, ngo bagiraga kwizera kwa Kristo. Yabagabo bahirwa bapfa bapfira mu mwami, ye baruhuka imihati yabo, kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Iyi mirongo irasobanura neza umuzuko nyuma yo gupfa k'umuntu. Abacunguwe bose bakijijwe n'amaraso ya Kristo bazazuka, bazukira ubugingo buhoraho. Danieli yaravuze ngo bazahagarara imbere y'imanza y'Imana, bazuke umuzuko w'abakiranutsi. Abandi basigaye bazazukira gucirwa iteka no gusuzugurwa. Niwo muzuko waba hariya turasoma umuzuko w'abakiranutsi, hakabaho n'umuzuko w'abanyabyaha. Ariko abakoreye Imana, bumviye Imana, bakurikiye imirimo yabo izabaherekeza, ingororano zaba zizaba ziri kumwe nabo. Dukomeze mwihangane, turahishiwe. Iyerekwa rya gatanu tugiye kuvuga ku muhoro, umuhoro uremereye hano cyane, umuhoro n'umusaruzi. Umurongo wa 14 kugeza kuri uriya murongo wa 20. Iki gice kirazana ibintu bikomeye cyane. Iki gice kiravuga ibizaba ku gice cya 19, umurongo wa 11 kugeza kuri 21. Tuzabivuga nitubigeraho. Ubwo Kristo azamanukana n'ingabo z'ijuru agiye guhana umwanzi n'abumviye umwanzi bose. Niho yavuze ngo mbona igicu cyera, mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki. Vuba bidatinze umwana w'umuntu azaza ku bicu yambaye ikamba ryo kunesha. Azaba aje gusarura isi, ariko gucira isi urubanza n'abayituye. Bibiliya iravuga ngo bahabwa marayika, ahabwa gukora ibyo bintu. Murongo wa 15, marayika wundi ava mu rusengero arangurira ijwi rirenga, abwira uwicaye kuri ico gicu ati, ahuramo umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye, kandi ibisarurwa byo mu isi byose ubizane cyane. Iyi mirongo yo gusarura, Kristo arafatikanya n'abamarayika gusarura. Aba ni abamarayika, harimo abafite imbaraga ku muriro, harimo abantu hariya bazafata hariya bashinzwe imiyaga, hari abashinzwe amazi. Kristo azohereza abamarayika gusarura isi, ariko ntibazakora ku mwanzi ngo basoze ijambo rizahariya rizamurimbura. Nibwo Kristo ubwe azagaruka aje gusarura isi bwanyu. Niba uzica wa mugome, amwicisha umwuka uzava mu kanwa ke nguko twabivuze, azamutsembesha kuboneka kwe. Bariya bamarayika ntabwo bazakora kuri Satani, ntabwo bazakora kuri bari. Ariko aba bamarayika bazava mu rusengero rwera rwo mu ijuru. Nuko wicaye ku gicu yahura uwo muhoro, isi irasarurwa. Isi irasarurwa. Reka mbabwire iyi misaruro. Yohana yavuze uyu musaruro, Yohana umubatiza. Tureke baganira uyu musaruro. Imyaka isaga 2000 irashize, umwana w'umuntu yigaragaje nk'umubibyi, kandi n'ubu birakomeje, ibiba rirakomeje. N'ubu ngubu turi kubiba ku manywa na nijoro. Muri rinzi yaravuze ngo biba mu gitondo na nimugoroba. Genda ubiba, amahanga yose ugezemo uri umubibyi, nagaruka azabaje gusarura. Azaba asohoje ibyo abahanuzi bamuvuzeho, ngo umubibyi yasohoye imbuto. Zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa mu kukara, izindi zigwa mu butaka bwiza. Niba wowe mu gitondo na nimugoroba ntukaruhura ukuboko kwawe, igihe nikigera tuzasarura ntitutagwa isari. Yohana, Matayo 11 umurongo wa 11. Yesu avuga ibya Yohana, aravuga ngo mubabyawe n'umugore yewe ngo ntawe uruta Yohana umubatiza,
ngo ariko umuto wo mu bwami bw'Imana, abato bo mu bwami bw'Imana mugenda mubiba. Ya ndirimbo ivuga ngo biba mu gitondo na nimugoroba, ujye ubiba, bibira umwami, ugende usarura, ubwira abantu dore intara yiri mu kuboko kwe kandi azeza imugaye cyane, amasaka azayahunika mu kigega, nawe umurama awucanisha umuriro utazima. Petero aravuga ngo hazabanza abo mu nzu y'Imana amasaka, ingano, hanyuma abatizera nabo bazaza bakurikira. Nuko rero muvandimwe, isarura riri hafi. Umusaruro wa kabiri ni uwavuzwe n'umwami Yesu. Yesu yabwiye abigisha be umugani w'umuzabibu, Matayo 13, arababwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umubizi wabize imbuto nziza mu murima we. Abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, araza baramubwira bataho, ruriya rukungu turarugira gute? Ngo yamababwira ngo nimureke bikurane byombi bigeze igihe cy'isarura. Isarura nzabwira abasaruzi babanze bateranye urukungu barutwike, maze amasaka bayahunike mu kigega. Uyu musaruro ko Yesu yawuvuzeho, Yohana uyu nguyu wo mu byahishuwe nawe araza kuwuvuga. Igihe cy'isarura kirageze, ahura umuhoro usarure kuko ibisarurwa byeze. Nikaho yavuze ngo ibisarurwa byarumye. Ubundi kwera no kuma biratandukanye, ni ikinyarwanda kitaza kimenya kuvuga. Imbuto iyo yeze irabanza ikuma, noneho hazasarurwa iyumye, irabanza ikera, noneho yamara kuma ikabona gusarura. Isarura ni nka cya giti Yesu yavumye, ntabwo cyari cyeze ahubwo cyari cyumye. Ni nka wa muntu wari warumye ukuboko Yesu yakijije, arareba abona yarumye. Ese mwari muzi ko iki gihe cy'umubabaro ukomeye isi izaba yarumye, isi izaba yarakakaye, isi izaba yaragumye mu buryo bwo mu mwuka, nta kindi izakorerwa keretse kuyisarura no kuyitwika. Umuntu natumva ubutumwa bwiza arumye, nta kindi ni ukumutwika, ni ukumusarura bakamutwika. Azaba yarabaye urukwi, azatwikwa. Ingaruka z'umusaruro wavuzwe na Yoel, umurongo wa 13 mu gitabo cya Yoel: muzane imihoro kuko ibisarurwa byeze, nimuze mwenge kuko umuvure wuzuye n'ibibindi bisendereye. Erega ibibi byabo ni byinshi. Yabonye abanyamahanga bakanguka barazamuka baja gucibwa imanza mu gikombe cya Yehoshafati. Umuhoro bantu bavandimwe wanteye ubwoba. Urumva n'igihe cya Yoel bavuze ko hazabaho gusarura kandi bazasaruza umuhoro. Ni ukwereka ko abantu nibatihana. Wa muririmbyi wavuze ngo siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo hukumu. Uliyelikataa neno la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano, atakusanya ngano, azazegeranya, zimwe ngo zishyire mu kigega, nawe urava ngo utumura utwikisha umuriro uzava mu kanwa kiwe. Nimwitegure bavandimwe, umusaruro uri hafi, umusaruro uraje. Mwanuzi Yoeli yaravuze neza cyane, ahamya ko umusaruro w'isi uzakorwa n'umuhoro. Ahura umuhoro wawe utyaye, uca amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse. Hari undi mumarayika uzabwira umuriro kwerekana guca urubanza mu byanditswe. Umusaruro hariya uzakurikirwa n'iki? Uzasozwa n'umuriro. Matayo 13:31: mwisarura nzabwira abasaruzi babanze bateranye urukungu, baruhambira imitwaro barutwike. Naratangaye ejo mbaye nsomera ijambo. Uzi ko abanyabyaha bazatwikwa mu magurupe, abarozi bazashirwa mu maekipe yabo, abasambanyi bazatonda umurongo wabo, abajura batonda umurongo wabo, abanyabinyoma batonda umurongo wabo. Nuko niko abamarayika bazaza bafata amagurupe buri byaha byose, amaze nama babashira ku murongo. Bibiliya yavuze hariya ngo bazabajugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, amasaka yo meza ayahunike mu kigega. Haleluya. Amen. Bavandimwe, bana b'Imana, abanyamasengesho,
abakozi b'Imana batagaragayemo ikinyoma, batabeshye, batagishatse inyungu zabo mu butumwa bwiza. Hallelujah. Amasaka meza bazahunikwa mu kigega. Kurira kwa kurarira nijoro, mu gitondo impundu zizavuga, tuzasarura, tuzatunda imiba, tuzanezerwa, tuzanezerwa, nidutunda imiba, tuzanezerwa, tuzanezerwa, haleluya, tuzanezerwa, nidutonde imiba, tuzanezerwa. Uyu marayika yaravuye ku gicaniro aho umuriro uhora waka, niho amasengesho y'abera ahurira. Haleluya. Amasengesho mwe nimwumva uyu marayika uzaza gusarura ikizamuzana, azazanwa n'amasengesho yanyu. Yaravuye ku gicaniro. Igicaniro ni amasengesho y'abera. Gutabara kw'Imana iza guca urubanza kuzaba ari ibisubizo by'amasengesho yanyu. Ibyo mwasenze Imana ntiyabisubiza ubu ngubu, hari igihe izabisubiza. Umunsi umwe twarasenze, ndabyibutse, muri Kongo. Imana iravuga ngo dusengere kiriya gihugu. Turasenga abantu. Mariyamu ngo tuje i Kabera aratubwira ngo Imana yamubwiye ngo yamweretse amasengesho y'abera, ngo yabaye ijuru ryabaye umutuku, ijuru ngo riraka, ngo kubera amasengesho y'abera. Ariko harya ni amasengesho twakoze amahuduma kuva mu Rurambo kugeza mu Minembwe. Turasenga, abantu barasenga, ariko ngo Imana imubwiraho ijambo. Imana iramubwira ngo ese ariya masengesho ko nabonye ijuru ryabaye umutuku kubera amasengesho y'abera, ariko ko nta mirimo yari irimo, abantu barasengaga batayoboka gukora. Nituzajya dusenga tujye tunakora, mujye gukora imirimo. Gusenga no gukora birajyana, kuko nuvuga amagambo gusa uzaba amagambo, ariko nukora umurimo ukumva ijambo, kora, shyira mu bikorwa ijambo. Haleluya. Amen, amen. Kandi dukorera Imana yacu, amasengesho yacu azasubizwa. Ibifuzo byinshi twagiye dushyira imbere y'Imana, Imana yiteguranye ibisubizo byinshi kudusubiza. Reka turebe vino y'idini ry'abantu. Imana yashatse ku Isirayeli uruzabibu rw'iteka kugira ngo bere imbuto z'ubuzima bwo mu mwuka, ariko ntabwo babishoboye. Zaburi ya 80 iravuga ngo wasenye inzitiro zawe, abahise bose barazisoroma, inyamaswa zo mu ishyamba zirawonona. Isirayeli ntabwo yarinze iby'Imana yari yaramutoreye. Muri Yesaya 5:1 Imana ivuga ngo niki ndakoreye uruzabibu rwanjye, niki cyatumye rutera imbuto, niki. Yeremiya 2:21 aravuga ngo nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyare utunganye rwose, none wahindutse ute ukambera nk'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu ntazi. Imana yari yaratoranye Isirayeli izana imbuto, umubyare mwiza udashobora kugira ikibazo, ariko baranga. Nicyo cyatumye Hoseya 10:1 avuga ngo Isirayeli ni uruzabibu rurumbuka, rwera imbuto zarwo, imbuto ze nyinshi zamuteye kugwiza ibicaniro. Uburumbuke bw'igihugu cye bwabateye kugira gute kwiyubakira inkingi nziza z'ibigirwamana, bagira imitima ibiri. Nasomye ijambo ku mugoroba rirambabaza. Yemwe dusengere Isirayeli rwose, nubwo bari mu bibazo n'intambara zikomeye, ariko biriya bindi bireke kubatera kwirata, bireke kubashyira hejuru. Ni umurima mwiza rwose, ariko bagabanye nabo, bagabanye kurimbura abandi, baragabanye kurimbura inzirakarengane. Abisirayeli birukanye Yesu kandi ari we muzabibu w'ukuri. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ndababwiye ku bwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishanga ryera imbuto zabwo. Matayo 21:43. Imana yari yarabwiye Abisirayeli ku bwami bazabunyagwa, bugahabwa abantu bera imbuto z'ubutumwa bwiza. Ibindi by'abantu bizashingwa na Antikristo rizera imbuto zisharira, zirura, kuko igiti kizaba gitoshe neza inyuma. Uriya muhanuzi w'ibinyoma yababesha sisiteme nziza igaragarira abantu,
ariko umutima wanyu uzaba warasomye ubusharirwe bwa ya nzoka, nicyo kizatuma kimera nabi, hakurikire gusarurwa n'umuhoro. Yesaya 63 yaravuze ngo Yesu ubwe niwe uzaturuka muri Edomu, aje ahagurutse avuye i Bosra, yambaye imyambaro y'imihemba, yambaye imyenda y'icubahiro, agenda n'imbaraga zihebuje. Niwe uzabaje kugira gute? Ngo nije uzavugisha gukiranuka, nyiri imbaraga zo gukiza. Azaba yambaye imyenda itukura, isa n'uwengesheje ibirenge bye mu muvure wengerwa mu vino, uwo ni wo musaruro w'isi. Amaganya ya Yeremiya igice cya 15 niwo munsi umwami yari batiye umwami w'Abayuda mu muvure nka vino. Uwo muvure uvamwo amaraso agera muri stadiyo 1600. Niko twasomye ku murongo wa 20. Ari byo birometero 300 kuva i Dani ukagera i Berisheba. Nukuvuga ngo kuva mu majyepfo ya Israel ukagera mu majyaruguru ni ibirometero bisaga 300. Nicyo bavuze hano ngo babonye ngo amaraso muri Yerusalemu, ngo ifarasi zaho ngo ziyavogera, ngo ziragenda zigera ngo ku stadiyo 1600. Nizo birometero 300 Israeli yose ndetse n'abayituriye hafi bose. Ahangaha birategura intambara ya Harmagedon, tuzayibona ku gice cya 16. Palestina yose n'inkengero zanyu ziriya za Lebanon, hariya mu Hezbollah, hariya muri Beirut, bariya mu Borush, iminsi iraje bazabibona ukuntu ibibazo bizabageraho. Isi bazahura n'ibifaru bidasanzwe, ukuntu bizaba biriko byoga mu maraso izo nkengero za Israel. Murabizi ko kiriya gihugu cya Israel ubu ngubu kirimo ibihugu nka 4 byamaze kugifata. Murabona igice cya ruguru harimo Libani, hariya ni kwa Shem. Murabona urundi ruhande hariho bariya ba Palestina ba Hamas, nabo kwa Muhammad Abbas, kapitale yabo iri Samaria. Murabizi ibyo ngibyo muze mureba abakurikira geography. Noneho hakaba na Israel hakurya ya Yorodani, ari igice kinini cyafashwe na Cisjordani. Urumva agahugu gasigaye ni gatoya, ariko muri iki gihe cy'intambara ikomeye ya Harmagedon izafata izo nkengero zose, nazo zizahura n'uwo muri. Reka turebe iyerekwa rya 6 niryo dusorezaho. Abanesheje baririmba ku nyanja y'ibirahuri. Haleluya. Amen. 15 tugezeho. Abanesheje bagiye kuririmbira ku nyanja y'ibirahuri. Nyuma y'isarura umwuka utujyanye mu ijuru. Reka tube nk'abazamuka, tuzamuke nyanja y'ibirahuri kuri uriya murongo wa 2. Mbona igisa n'inyanja bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, ngo bahagaze imbere y'inyanja y'ibirahuri, ngo bafite inanga z'Imana. Inyanja y'ibirahuri ivanze n'umuriro noneho yantangaje. N'abanesheje umubabaro ukomeye, ngo bazaba bayihagaze imbere. Ni ukuvuga ngo banesheje ya nyamaswa za 144 twagiye tugarukaho, bazafatikanya n'abanesheje wa mwabaroga wanje Kristo ukomeye, bari imbere y'umwana w'intama, ngo bafite inanga biteguye kuririmba, bagaragaza ibyishimo byabo. Uyu muriro uvanze wo mu nyanja ntabwo uzabatwika, oya, ntabwo uzabatwika, ahubwo ni nka wa wundi Mose yabonye utwika igihuru ariko ntigikongoke, kandi ni nka wa wundi Daniyeli yavuze ngo n'abagenzi biwe yavuze bari Sadraka na Meshaki na Abedenego, timuzi ko bari baraye mu muriro bawuhagazemo. Bizi vuga ngo ntaco wabatwaye, ndetse imigozi yari ibaboshe kuko batawemo baboshe. Umwami mu gitondo ngo yibambure ngo arangiza, ese ko bahagaze bane kandi bariko bagendagenda, urumva imigozi yari yacitse. Ibi biratubwira abantu bazapfa ku ngoma ya Antikrista y'abatesi. Azatesa imibiri, azatwika uruhu rw'inyuma, ariko imitima yabo, haleluya, ubugingo bwabo buzaba ari buzima, bazaba bagendagenda. Dore umwami impamvu yavuze ngo kandi ngo mbabonye ngo uwa 4 ngo arasa n'umwana w'intama. Ese ntitwatayemo 3 none ko babaye 4, kandi uwa 4 arasa n'umwana w'Imana.
umva abavandimwe, Yesu ntabwo yavuye muri wa muriro wa Saduraka na Meshake na Abednego, aracyawuhagazemo. Nicyo gituma Dawudi yavuze ngo humura, nugera mu muriro ntuzashya. Nicyo gituma ibigerageza byiza ntibitumare. Nicyo gituma amakubaza ntadukureho. Turi kumwe na Yesu, tugenda n'imbaraga z'Imana. Amazi menshi ntazadutembana, umuriro mwinshi ntuzadutwika. Turagendana na Yesu, ubugingo bwacu burarinzwe. Nubwo uyu mubiri wasaza, nubwo uyu mubiri washya, twarara mu itanura ry'umuriro, ariko imitima yacu irarinzwe. Ubugingo bwacu burarinzwe. Tuzahagararana na Yesu ku nyanja y'ibirahuri irimo n'umuriro. Yesu yakomeje kuba muri uwo muriro muhumure, ntacyo tuzaba. Ngo baririmbe indirimbo. Izihe ndirimbo bazaririmba? Ngo bazaririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana, ngo baririmbe n'indirimbo y'umwana w'intama. Indirimbo ya Mose yaririmbwe wa munsi bambukaga inyanja itukura, bacunguwe bavuye mu bubata. Tuye mu bubata ngomeza urugendo rwanje, nzagera i Kanani yo nasezeranijwe. Nzaririmba ishimwe yuko nabohowe, ingeri Kanani, Kanani y'ukuri. Bambutse batsinze Farawo, bambutse batsinye ingabo za Farawo. Abagabo bazaba batsinze Antikristo, bazazamura amaboko y'ishimwe, bishimire kunesha kubw'amaraso ya Yesu. Hari indi ndirimbo Abisirayeli baza baririmba muri 32 zo gutegeka kwa kabiri, bahaye bavuga igitare cya Isirayeli. Ariko indirimbo ya kabiri dusomye ni indirimbo y'umwana w'intama. Aba baririnzi ku gice cya 15 ntibazahimbaza Kristo nk'umwami w'amahanga gusa, ahubwo bazaririmba amashimwe y'umwana w'intama. Bibuka ya saha yo ku musaraba, iyo Mose yashimye ibyakozwe mu isezerano rya kera, iyo umwana w'intama izashimye ibyakozwe mu isezerano rishya. Tuvuge Yesu, tumushimire ko yacunguye itorero, aricunguje amaraso yiwe. Zaririmba indirimbo zihimbaza amaraso ya Yesu, turirimba indirimbo z'umusaraba. Tuzaririmba cyane gushima izo gucungurwa n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Nibutse ko hari agakorasi kera twajyaga turirimba, waliokombolewa waimba hivi, wakiimba wimbo wa mwana kondo, na wamsamtumishi wa Mungu, wakifurahia matendo yake. Wanamwimbia mwana kondo aliyekufa, wana wa milele sasa yu hai. Hallelujah. Ameyashinda mauti. Haleluya. Waliokombolewa wataimba, wakirudia mbele za Mungu, wakiimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Tuzahagarara ariko tuzaririmba yemwe. Abo mu isezerano rya keraga nabo bazaririmba. Amaze abantu bo mu itorero, natwe duhite duhaguruka, amaze turirimba z'umusaraba. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Tuzakomeza iyerekwa rya karindwi ikindi gihe. Mwitegure, nimucurange, nimugorore imihogo, nimuzure umwuka. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama. Imana ibahe umugisha kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Mana turagushimiye.